bakayitwara abantu banjye none baraba bayitwariye ukuri iyo gatoya mu mwaka wa 2026 twirabye ku bakontent kureta bakizamuka twirabye ku mukontent wamwe cyane w'icyo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo cyane cyane no muri Uganda cyane cyane ibintu by'urukundo mwitewe bogari cyangwa se mwite igikoko cyangwa mwite Kiss FM cyangwa mwite Ronaldo Messi cyangwa mu mupira ibintu nk'ibyo mwitewe bogari cyangwa mwite igikoko. Yowe bogari ni umusore w'umunyarwanda wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'ibyamamare yahuye nabyo bitari bikeya. Yahuye n'ibyamamare byinshi cyane mu gihugu cyo mu Rwanda harimo nk'ibingibi tugiye kureba ahangaha harimo David Miss Naomi Yago Kanu na buri nguni n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye ba Irene ndetse na ba Rap n'abahanzi benshi yahuye nabo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukureba ahangaha ugakora sub, like, comment and share. Dore ko uyu musore cyangwa se uyu content creator yititisha imbuga nkoranyambaga kuri TikTok, arakubiye Instagram ndetse na YouTube. Yamenyekanye cyane kubera imvugo ye yihariye itandukanye n'iz'abandi, uburyo asetsa n'uburyo avugamo inkuru z'ubuzima bwe cyane cyane inkuru zerekanye n'urukundo rwe yagiyemo mwaka wa 2026 rukora ku mutima y'abantu. Yabivuga abarimo gukurura emotion y'abantu. Icyamuhesheje kwamamara cyane mu gihugu cyo mu Rwanda uyu musore igikoko cyangwa se Yowe bogari. Yowe bogari yamenyekanye cyane kubera amavideo wavuga ku rukundo rwe rwiwe yari afite rushya mwaka wa 2026 yakundanye n'umukobwa bitwaga Roxa baza gutandukana. Iyo nkuru yo gutandukana yaje gutitiza imbuga nkoranyambaga dore ko iyo nkuru iri mu bintu byatumye indirimbo zo mu Rwanda basuye icyo gihe zangiye ziflopinga zimwe na zimwe bitewe n'iyo nkuru byari gutitiza imihanda. Dore ko nyuma baje gusubirana uyu musore Yowe bogari yaje kugira isabukuru y'amavuko, umukobwa ajya kwigarura aja kwihana ibyaha yari yakoze kumutugira ku live arigarura abantu barasubirana. Inkuru zijyanye n'akarengane mu rukundo nibyo akunze kugarukaho, amagambo akora ku mutima icyo twakwita emotion creatures, kwerekana ubuzima busanzwe bw'urubyiruko bubamo icyo twakwita fake life nicyo akunze kugaragaza cyane cyane ku rubyiruko. Uyu mukobwa bita Roxa yaramumaje ku rwego rwo hejuru dore ko basubiranye barongera baratandukana barongera barasubirana kabe nk'akaye indirimbo ngo tureke kujya dusubirana dutandukana tena dusubirana nibyo byaje kuvamo. Uburyo uyu musore Yowe bogari cyangwa se igikoko avuga amagambo mu ndimi zivanze cyane cyane zigiye zitandukanye, akavanga Igifaransa, Ikinyarwanda n'Icyongereza gakeya ariko cyane ku nshuro ya mbere bogari natinze imyaka n'imyaka gakeya ariko ku nshuro ya mbere my love fake life of youth icyo twakwita urubyiruko. Abantu benshi bakunda cyane kuko avuga amagambo y'ibyabayeho atari ukuvuga ibintu byo kwishimagiza cyangwa ashaka kunezeza abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Cyane cyane n'umusore Yowe bogari bamukundira uburyo yivugira atuje ntagaze kubika ibanga muri we mindani. Ibintu byose umubwiye aragenda akabivuga hanze, ni umuntu utashobora kubitsa ibanga dore ko n'abantu bagendana cyane cyane Musinga cyangwa se Ice Bobby nabo bwabo barabizi. Dore ko uyu musore aho yari avuye mu gihugu cya Uganda avuye guhura n'umukunzi we, aho yakunze kugaragaza ko yakoze content cyatanu zigiye zitandukanye ari kumwe n'umukunzi we akiva mu gihugu cya Uganda kwa Yago cyangwa se Yago TV show. Yaje kugira ikibazo cyo kwibwa kwa account yiwe ya Instagram dore ko Instagram mu gihugu cyo mu Rwanda buri muntu wese ushaka kuwikira akajya kwamamaza niyo akunda kurebaho ko Instagram iri mu mbuga nkoranyambaga zikunze kuzamurwa cyane ku rwego rwo hejuru zigahabwa agaciro cyane cyane mu gihugu cyo mu Rwanda nubwo zidahemba nubwo zitinjiza ariko yaramubabaje cyane ajya mu gahinda gakomeye. Nubwo inkuru z'ibihuha zikunze kuvuga yuko Instagram yayigurishije asaga miliyoni 3 ariko ntabwo biri seriye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore cyangwa se n'umugabo cyangwa se n'umuziranenge mwitewe bogari dore ko ari mu makonti creator bakizamuka cyane ku cyo mu Rwanda yaje kugira gufungura indi Instagram
umunsi umwe ari yujuje 20 nayo barayimuvinga bahita bayisiba, bahita bongera kumubwira abanzi bongeye kuvuga yuko nawe yayigurishije bwa kabiri, yongeye gukina arayigurisha. Mureke tugane ku nkuru y'urukundo yatumye arushaho kumenyekana cyane muri industry yo mu Rwanda, akavuga ko agatitiza imbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu yowe bogari cyangwa se igikoko yigeze kumenyekana cyane, dore ko nubwo bakimenyekana kubera inkuru y'urukundo yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho yavugaga nk'umwe mu bakobwa aho yavugaga nk'umwe mu bantu bababajwe n'urukundo cyane cyane umukobwa yakundaga muri zino nkuru witwaga Rockstar, dore ko uyu mukobwa ari nawe wanyawe wamubabaje, na nubwo bakaba kibyirahira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Basubiranye inshuro ya mbere, barongera baratana, barasubirana, barongera baratana. Mureke turebe zimwe mu nkuru zatumye amenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane ku rubuga rwa Instagram ndetse na TikTok nyirizina, dore ko ariho hantu afite imibare y'abamukurikira batari bakeya. Yateje impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ku rukundo rwa Rockstar ndetse na bogari, dore ko uyu musore ari mu bantu bahuye n'ibyamamare bitari bakeya mu gihugu cyo mu Rwanda bigiye bitandukanye. Yatumye abantu bamugirira impuhwe bitewe n'urukundo yari arimo, uburyo yari ababaye. Yatumye abandi bamugaya bitewe n'uburyo yari arimo kurira ku mbuga nkoranyambaga umukobwa yamwanze, bamwita igicucu, bamwita ikigoryi, dore ko ari mu bantu batazi Ikinyarwanda neza. Nihandi bamubwira ngo vuga ijambo kurya, turi buze kuguha amafaranga atubutse, bikamunanira bikarangira asubiyemo iri jambo bita kurya. Yatumye izina rye rirushaho kumenyekana cyane mu Rwanda bitewe n'uburyo yivugira n'uburyo ateyemo n'uburyo akunze kugaragaza amarangamutima nk'ibyo twakwita emotion, dore ko uburyo yambara bijyanye n'imiterere yiwe n'imyitwarire by'umusore yowe bogari cyangwa se igikoko cyangwa se Kiss FM mu maradiyo cyangwa se Ronaldo cyangwa Cristiano mu mupira, dore ko ariko kunze kugaragara cyane nko kuri intro ziwe za YouTube, nibyo bikunze kuzamo nubwo abivuga vuba ku buryo utabyumva. Afatwa nk'umuntu w'inyangamugayo cyane mu gihugu cyo mu Rwanda, avuga ukuri kwinshi kandi akunze kuvuga uko abyumva, akunda kugaragaza amarangamutima ye mu kiganiro cyangwa ku mugaragaro, ntabwo akunze kuyahisha. Afite abantu benshi cyane bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, n'abamunenga benshi nabo arabafite. Ntatinya kuvuga ukuri, niyo kwaba kuramushyira mu bibazo yisanga yakuvuze mu buryo atagambiriye. Ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, yowe bogari akunze kuvuga ibintu bikurikira, cyane gusangiza abantu amagambo y'ihumure bitewe n'uburyo babariwe mu rukundo, gutanga ubutumwa ku bantu bakundanye cyangwa bakundana, kuvuga ku buzima bwo gukundana mu gihe cya nyacyo cyangwa mu gihe cya none, gusetsa rimwe na rimwe ariko akenshi ari seriye, arimo yisekera ari na seriye bivanze biri mix. Uyu musore kumenya biragoye, afite abamukurikira benshi, cyane urubyiruko nibwo rumukurikira kuko ni nabo bajene bangana, ibyo avuga nabo biba bireba. Impamvu abantu bamukunda uyu musore wowe bogari cyangwa se igikoko cyangwa se Kiss FM mu maradiyo cyangwa Ronaldo cyangwa Cristiano mu mupira, avuga ibyo benshi batekereza ariko batavuga, we abishyira hanze, nagagira ibanga mu mutima we, n'ibyo wamuhisha ararivuga akisanga arivutse ati mu kiganiro bikagutungura, kandi wamubwiye ati nkurikije ibanga nturivuge. Yiyerekana cyane nk'umuntu usanzwe nagakunze kwishyira ku rwego rwo hejuru, dore ko ari content creator batiyemera, bakunze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bakungiye gusura abantu benshi bagiye batandukanye, inkuru zigira inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye, cyane ku rubyiruko. Abantu benshi biyumva, hari ukuntu avuga story ukumva ni wowe avuga ukagira ngo ni wowe bimubwiye cyangwa ari mugenzi wawe bimubwiye. Mwite yowe bogari, n'ibyamuvuzweho ni byinshi, n'ibyamunenzweho ni byinshi, bigatuma afite depression y'iki gihe bitewe n'abakobwa cyangwa se bitewe na harassment y'abantu runaka bavuye ku ruhande. Mwite yowe bogari cyangwa mwite igikoko. Wowe tugeranye ahangaha wakora sabu, like, comment and share. Ndakeka ko utabasha kugera ahangaha nta kintu uva muri kino kiganiro cyerekeye ku buzima bwawe wowe bogari bwite, umwana w'i Kayonza, dore ko akunze kuvuga katavuga i Kayonza, ahubwo Kayonza niyo bari begeranye, dore ko akunze kuvuga ko yakundaga gukora urugendo rurerure arimo kwerekeza mu mujyi wa Kayonza, aho yabaga agiye guhura n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye.
bamwe bavuga ko akabye cyane kugaragaza amarangamutima ye wazamuta ku gasi nta kintu kizigera bimumarira, abandi bakavuga ko akoresha inkuru ze ziwe z'urukundo cyangwa n'amarangamutima arimo ushaka bivuze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari ababona ko ahora mu nkuru z'urukundo ziteza drama ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko nubwo bimeze bityo izina rye rikomeza kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga nyinshi bitewe n'uburyo yapodinga video nyinshi ku munsi. Mu magambo make, yowe bogari cyangwa se igikoko cyangwa se kisefe mu maradiyo cyangwa se Ronaldo cyangwa se Messi mu mupira w'amaguru, yowe bogari ni umusore wavugishije benshi mu gihugu cyo mu Rwanda, wakoresheje inkuru z'ubuzima n'urukundo agahinda umubabare, imbaraga zo kumenyekana cyane mu gihugu cyo mu Rwanda agakora. Mwabanaga ahangaha ni ofisi video nk'ibisanzwe. Ciao ciao, nzirwa nisubira tuzahore mu biganiro by'ubutaha. Niba ari nk'ikindi kintu washaka ko tuguraho runaka cyangwa undi muntu wakandika muri comment. Niba ari nk'igitekerezo washaka wakandika muri comment. Kubita ko gaziki imbikira to sibura